Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri mushe zigiye zitandukanye, nanjye meze neza. Niba uri mushyashya, icyo tugusaba ni ukugumana natwe kugira tujye tubana muri video zigiye zitandukanye. Niba uri umusangwa nabwo, iyi video y'uyu munsi nigucike ko mbazaniye amakuru meza yuko Quebec yongeye gutanga amahirwe ku bantu bifuza gutura muri Canada. No kuvuga ngo uburyo burizewe ngiye kubasobanurira kandi bwakoreshwa na buri muntu wese, nta muntu numwe ubuhejweho, waba warize waba utarize se, waba ufite akazi waba utagafite, buri wese ashobora kugerageza amahirwe nawe wamenya ukabona ubaye selected. So uburyo rero ngiye kubasobanurira, mugumane natwe ubundi tuze tuburebere hamwe. Mbere yo kubasobanura ubu buryo rero Quebec yazanye, icyiza cyabwo, ikintu nabikundiye ni uko ushobora kuza uzanye famiye yawe, abana bawe se, umugabo wawe, umugore wawe, numva atari ibintu byiza. Ikindi ni uko uza ufite residence permanente cyangwa se permanent residence, byazagufasha kwa applyinga ku bwenegihugu ukagira citizen. Murumva atari byiza. Ikindi nabikundiye ni uko biri free, buri wese ashobora kubyaccessingaho, buri wese ashobora kwaccessinga kuri ubu buryo ubyikoreye. Kereka wenda ushatse nk'umuntu ugufasha mu gihe byakunaniye, ariko ni ibintu byoroshye buri wese ashobora kwikorera. So tudatinze rero, iyi program yitwa Arrima, ni online platform province ya Quebec yashyizeho kugira ngo ifashe aba immigrant cyangwa se abifuza kwimukira muri Canada bakaza kuhatura. Tubyumve neza, ntago ari muri Canada hose. Iyi programme iri muri Quebec, muri province ya Quebec. Donc murabizi ko haba ama province menshi agiye atandukanye, za Alberta, za Nova Scotia n'izindi zitandukanye. Iyi programme rero iri mu bifuza kuza gutura muri Quebec gusa. Ubu buryo rero navuga ko buri mu byiciro bibiri, ubwitwa Skilled Worker Selection Program, hakaba n'icyitwa Expression of Interest. Expression of Interest. Ushobora nyine ubwo buryo ushobora kubukoresha ukapplyinga like nk'umuntu uje kwiga, umuntu uje gukora, umuntu uje gutura, cyangwa se ufite skills runaka nk'aba pilot, aba doctors. Ibyo byose ino Arrima program ushobora kuyikoresha muri ubwo buryo. So iyo umaze kuba selected rero muri Arrima program, bakoherereza lettre igusaba icyo bita Selection du Québec. Ni iki gipapuro rwose iyo wakibonye uba wemerewe gutura muri Quebec, hanyuma ukaka residence permanente, ukaza rwose ufite residence yawe izakwemera kuba iki, umwenegihugu, ukapplyinga kuri citizen ukaba umwenegihugu. Murumva ko ari ibintu byiza. Ni inzira itagoye, icyo bigusaba ni ukugerageza amahirwe yawe. Hanyuma nababwiramo duke two bashobora kugenderaho baselectinga abantu, kuko of course abantu bose bakoze application siko bose baba selected, ariko ntabwo byakubuza kugerageza amahirwe. Ubaye uzi Igifaransa cyangwa se ufite certificat y'Igifaransa, byaba byiza uyishyizemo. Bareba performance wenda y'akazi se, bareba education, bareba work experience ufite. Ikindi ni uko ubaye ufite job offer y'umukoresha wo muri Canada, nabyo byaba byiza, ariko si itegeko. Si itegeko, ntibiguca intege, wakwapplyinga, ariko utwo dukiwumva twujuje byaguhesha amanota yo hejuru, kuko nabwo bagendera ku manota, bakareba uwagize amanota menshi. So please mwapplyinge, nta kigoye kirimo.
narindi kugira ngo nyine mbabwire ino programme ko yongeye gufungura. Ubundi ni programme yahereye muri 2018 bigeze muri 2022 barayifunga kuko bavugaga ko bakiriye abantu benshi. Murabizi ko higeze kuba ibintu byo kuvuga ngo Canada ifite aba immigrant benshi, bakaba ifite aba immigrant benshi bakaba bafunzeho. Ubu rero bongeye gufungura. Tubikore vuba vuba, amahirwe ataraducika. We never know, ushobora ku applyinga uvuga ngo uri kwikinira ukabona ubaye selected. So abifuza ko twazashyiraho video y'uburyo ushobora ku applyinga step by step, nabo muraza kumbwira muri comments. Hanyuma ushobora kujya muri web browser ukoresha Google se Chrome se cyangwa na za Safari, ukaba wakwandikamo Arima program, uhita ubona details zose, ukabona nawe ushobora ku applyingira, ukaba wakwa applyinga. So mani baho umugisha rero, nayo makuru nari mbazaniye. Stay tuned, ni video after video, video after video, tukomeze tubane. Mani baho umugisha, bye.